ibyiza bya massage ku mubiri. Abantu benshi usanga bakoresha massage iyo bananiwe ndetse abandi bakayikora mu rwego rwo kwishimisha, by'umwihariko akenshi bakabikora nyuma ya sauna cyangwa siporo. Impamvu ni uko massage ikozwe neza ishobora kuba uburyo bwiza bwo kubungabunga ubuzima bwawe no kongera muri rusange imikorere myiza y'umubiri. Ubusanzwe massage ifatwa nk'uburyo bwo kuvura no gufasha gukira vuba mu gihe urwaye. Ubushakashatsi bwerekana ko mu gihe massage ikozwe neza igirira akamaro gakomeye umubiri. Aha turavuga massage ikorwa n'ababyigiye bakiga kugorora ingingo zitandukanye z'umubiri. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa massage icyo ari cyo. Massage ni uburyo bwo kwagaza, gukandakanda no kugorora ingingo zitandukanye z'umubiri. Ingingo zikorwaho massage harimo imikaya, uruhu ndetse n'aho amagufa agiye ahurira n'andi. Ubusanzwe massage hariho uburyo butandukanye bwo kumasa, muri bwo harimo massage ikorwa mu buryo bworoheje cyangwa se uburyo bukorwa hakoreshejwe imbaraga. Reka noneho dusobanukirwe icyo massage ifasha umubiri. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya mbere ni uko igabanya ububabare mu mikaya n'umugongo. Niba wumva ubabara mu ngingo zitandukanye, massage ishobora kuba uburyo bwiza bwo gukuraho no kurwanya ububabare, kuko yongera imiterere myiza y'amaraso mu mubiri bigatuma ikuraho ububabare. Niba ukunda kubabara umugongo wo hasi, massage ni umuti mwiza w'ubwo bubabare mu gihe ikozwe neza n'umuntu ubifiteho ubumenyi. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya kabiri ni uko ituma usinzira neza. Mu gihe massage ikozwe neza igabanya ibibazo byo gusinzira nabi cyangwa kubura ibitotsi, by'umwihariko ku bantu bakunda kugira ibibazo bitandukanye byo gusinzira. Irabafasha cyane kuko massage itera akanyamuneza no gusinzira neza. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya gatatu ni uko yongera akanyamuneza, ikarwanya stress no guhangayika. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Touch Research Institute TRI bwerekana ko massage ifasha mu kurwanya stress no guhangayika kuko igabanya umusemburo wa cortisol. Cortisol ni umusemburo ubwonko busohora mu gihe ugize ubwoba cyangwa ufite ibibazo byinshi muri wowe, ku buryo umubiri wongera dopamine na serotonin. Imisemburo yombi irekurwa iyo umuntu yishimye cyangwa ageze ku cyo ashaka. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya kane ni uko yongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika Cedar Sinai Medical Center bwerekanye ko massage ikozwe byibuze iminota 45 yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Icyo gihe iyi massage yongerera imbaraga uturemangingo tw'umweru tw'amaraso tuzwi nka white blood cells, kuko utu turemangingo tuzwiho kurwanya indwara zose zishobora kwibasira umubiri. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya gatanu ni uko yongera kumera neza k'uruhu rwawe muri rusange no kugubwa neza. Massage ituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo isuku n'isukura ry'amaraso rigakorwa neza, hasohoka imyanda n'ibindi bidakenewe mu maraso, bigatera uruhu rwawe guhumeka no kugubwa neza. Mu buryo bwinshi massage igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Icya gatandatu ni uko massage igabanya ububabare. Ku bantu bakunda kugira ububabare mu gice cy'umugongo hasi, abantu bakunda kubabara umutwe muri rusange cyangwa uruhande rumwe, massage ni umuti mwiza w'ibyo bibazo, by'umwihariko ibibazo byose byibasira umugongo.
reka dusobanukirwe ibibi ndetse n'igihe udakwiye gukorerwa masaje. Nubwo masaje ifitiye akamaro kenshi umubiri, ariko iyo ikozwe nabi nabwo ishobora kwangiza umubiri. Ubusanzwe masaje ntigomba kubabaza cyangwa gutuma umererwa nabi, bityo niba uri kuyikorerwa ukumva ubabara hita ubivuga ako kanya. Ibibazo byinshi biterwa na masaje bituruka ku kubabara igihe kinini, by'umwihariko iyo hari gukoreshwa imbaraga. Hari abantu batemerewe gukorerwa masaje kereka iyo babigiriwemo inama na muganga, bityo niba ufite kimwe mu bibazo bikurikira banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Mu gihe ufite ibibazo byerekeranye n'urwungano rw'amaraso, harimo kuva cyane cyangwa se kuvura kw'amaraso no kutagenda neza, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Mu gihe ufite ibisebe cyangwa se ubushyuhe ku mubiri, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Niba waravunitse cyane amagufa, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Niba ufite izindi ndwara zikomeye zibasira amagufa, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Niba ufite ikibazo gitera imitsi yawe kwifunga ntibashe gutambutsa amaraso neza, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Mu gihe utwite cyangwa se urwaye kanseri, banza ubaze muganga mbere yo gukorerwa masaje. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.